Mwite Salomon Kani the bad boy of Bollywood Ike the Tiger rimwe Tiger kabiri ndetse na Tiger gatatu the bodyguard umwanditsi w'amafilimi umwacteur ukomeye cyane umuproducer nyiri TV ikomeye cyane umunyenganda umunyesinema umunya Bollywood umunyamombai niba utamuzi waba aravutse ejo muri 2014 gusa niba umuzi urumwe mu bakunzi ba filimi cyane cyane izibihinde ari nayo mpamvu mugiye kwambukana kuvana mu Rwanda kwinjiza amazi ya Indian Ocean ngagucisha mu bwato ngakwinjiza mu mujyi ukomeye cyane Mumbai City Indian. Yes, ladies and gentlemen, nongera kuguha ikaze kuri Hozaho TV aho waboherereye hose mu biro tumwe niba utarakanze subscribe kana subscribe tubana umunsi kundi. Bamwita Salomon Kani gusa amazina y'abanyakuri yiswe n'ababyeyi bamwise Abdul Rashid Salim Salomon Kani akaba aravutse ubwo ari tariki 27 mu kwezi kwa 12 1965 byumvikana yuko afite imyaka 58 avukira i Mumbai mu gace ka Idori aho ngaho ni mu Buhinde. Salomon Kani rero avuka ku babyeyi bombe isumubyara bamwita Salim Kani ndetse na nyumubyara bakamwita Sushira Shareke waje kwihinduza Salima Kani bitewe n'imiryango yabo. Salomon Kani rero avuka n'abavandimwe bagera kuri 4 harimo yitwa Soheri Kani umwakiteri nawe ukomeye cyane akaba n'umuproducer akaba na director akavukana n'uwitwa Abbas Kani nawe umunyagisata wa filimi kabisa ukomeye cyane akavukana n'uwitwa Peter Kani umunya-interior designer akavukana n'uwitwa Avira Kani akaba ari we umuproducer ndetse n'umufashion designer. Abo ni bashiki biwe babiri nabo ari kubafite akaboko muri Bollywood muri filime. Uyu mugabo Salomon Kani isumubyara yifuzaga yuko mu bwana bwiwe yazakora akunda cricket akunda gukina cricket gusa Tiger cyangwa se Salomon Kani umwite uko ushaka we agakura akunda ibintu bya filime kurwana gukora udutendo muri cinema i Bollywood ari nayo mpamvu byaje gutuma ava mu ishuri ubwaje gusoza secondaire akanga gukomeza amashuri yiwe ahubwo akinjira Bollywood akajya mu kijyanye na cinema no gukina amafilimi hariya mu Buhinde. Salomon Kani rero yinjije agatubutse amafaranga menshi cyane akaba ari umwe mu Bahinde ibyamamare ku isi hano dutunze byinjiza agatubutse mu bijyanye na filimi dore ko filimi imwe abashije gukinamo bamwishyura miliyoni zigera ku 8 z'idolari. Aya n'amafaranga asaga miliyari 8 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Mu buzima busanzwe rero Salomon Kani akunda kwandika akunda gutera amarange ndetse agakunda no koga mu buryo bwo kuruhuka. Tiger Salomon Kani cyangwa se Tiger umwete uko ushaka yagaragaye muri filimi zirenga 80 uhereye 1988 ubwo yatangiraga kwactinga ubwo yatangiraga gukina muri filimi nka filimi zagiye zikundwa zigiye akina nakubwira nkitwa The Bag Star 2011 yaje no kwegukana igihembo nka filimi yinjije agatubutse amafaranga menshi i Bollywood. 2011 kandi yaje gusora yitwa Bodyguard na gukundwa aza gukora indi filimi ayitwa Ike the Tiger. 2011 asohora yitwa Kiki. 2016 aza gusohora indi filimi yakunzwe yitwa Sultan romantic drama. 2017 agukorera yitwa Tiger Zindahe. 2019 asohora yitwa Barati. 2021 uyu mugabo yaje gushyira hanze filimi ayita You Are Most Wanted by. 2021 kandi aza gushyira hanze filimi yise Final Truth. 2023 asohora filimi yabice bigacika aho yitwaga Patani Tiger Patani. 2023 uyu mugabo nabwo nagwe yaje gutanga agahenge yaje gushyira hanze igice cya gatatu cya filimi yise Tiger akaba ari nawe ufatwa nka Tiger w'Ubuhinde kubera filimi yakinnye ya Tiger rimwe Tiger kabiri ndetse na Tiger gatatu.
Salman Khan rero bitewe n'amafilimi yose yagiye akina kandi agakundwa yaje kwegukana ibihembo bikomeye i Bollywood, ibihembo bifatwa nk'ibya mbere ku isi. Aho yaje kwegukana igihembo cyitwa Film Fair Award, aza guhabwa igihembo cyitwa National Film Award, aza guhabwa icyitwa Star Screen Award, aza no guhabwa icyitwa Zee Award. Ni ibihembo rero yahawe nk'umukinnyi wa filimi ukomeye cyane wakunzwe, wasohoye amafilimi akinjiza agatubutse. Akaba ari ibihembo rero yagiye ahabwa muri Bollywood, muri sinema y'Ubuhinde no ku isi hose muri rusange. Ike the Tiger yubakiwe stati i London in New York nk'umu museum cyangwa se umuhindo ukomeye cyane. Ahangaha rero akaba ari urukundo rw'abafana bagiye bamwereka hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Ike the Tiger. Salman Khan nk'umulegend ukomeye cyane ntibyaje kugarukira mu gukina filimi gusa no kuba umwakiteri, ahubwo yaje no gushinga kampani yiwe ikomeye cyane mu gisata cya filimi i Bollywood. Aho yaje gushinga kampani ahita Salman Khan Films, aza no gushinga indi kampani ahita Salman Khan Being Human Production. Izi ni kampani zose zifite akaboko gakomeye mu gisata cya filimi hariya mu Ubuhinde. Salman Khan rero bivugwa yuko umutungo we ubarirwa muri miliyoni 350 z'idolari. Aya ngaya yashyize mu Manyarwanda ni miliyari zisaga 350 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Umuherwe ukomeye cyane, ari nacyo kigiye gutuma nkujyana mu modoka akunda kugendamo, harimo nk'iyitwa Lexus, harimo iyitwa Range Rover, harimo iyitwa BMW 6, hakaza iyitwa Mercedes Benz GL Class. Ni imodoka rero za rutura umugabo akunda kugendamo mu buzima bwa buri munsi busanzwe, aho abarimo aragenda akaraga ifiriti acacanga isi, azenguruka isi areba uko byifashe. Salman Khan. Ikindi wamenye nuko Salman Khan akurikirwa n'abarenga miliyoni 68 ku rukuta rwa Instagram. Akaba ari umwe mu byamamare isi utunze muri filimi, aho wajya hose uvuga Ike the Tiger, Salman Khan the bad boy of Bollywood, bahita bamenye yuko uvuze Salman Khan. Mwibutsa ko ari Hozaho TV, kanda subscribe, tujye tubana umunsi kundi ibiganiro documentaire zitandukanye ngiye kujya nzibahereza umunsi kundi. Ciao ciao, I love you so much. Mwenye Hozaho.